Ndabasuhuje mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mumeze neza, murakomeye, ndabizi neza, muradukunda kuri wani mowa. Mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, muri mu Rwanda, muri Amerika, muri Burayi, Sudani, Amerika y'Epfo, uburyo hose uherereyeho, Imana ijya iguha umugisha, ariko utibagiwe gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubasha tugusabire umugisha w'Imana. N'abantu mudukurikirana muri impande mu bitaro, murarwaye se, Imana igusanga aho uherereye hose kandi gukize, kuko ibintu byose tubiragize Imana ishobora byose. Imbere ya kamera rero murahabona umubyeyi mwiza cyane, inyuma ya kamera njye muri kumva ni Solange ubakunda. Yego mubyeyi umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndashima Imana. Ndabona wambaye neza. Urakoze cyane, Imana igumisha. Ako iteka ryose nkubona wambaye neza. N'ubundi mu buzima busanzwe Yego. niko uhora? Oya niko mpora n'utuntu tundi mu maraso. N'utuntu twawe? Yego. Babyeyi namwe murasetsa. Erega tugomba kwisobanukirwa nk'abadamu. Yego. Yego. Icyo nagutumiriye nanjye uyu munsi. Nshaka ko hari umubyeyi uba ufite umugabo ugasanga arasa nabi, umugabo yataha ugasanga. Uyu mubyeyi rero tumuzi ku mashusho media menshi atandukanye, yubaka ingo zitandukanye, kandi ndabizi ko nawe ndakubwiye ngo nugera kuri Moni Mowa ujye ushinga agatebe wicare wumve ko urugo rwawe rugomba kubakwa, cyangwa se ugomba kuzajya mu rugo rwawe urwubatse ufite inama nyayo. Yego. Mubyeyi, ndashaka ngo wibwire abantu badukurikiranye umunsi wa none. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kimanizanye Chantal. Ndi umugore. Yego. Hari igenda mbivuga gutya benshi bagatera komanteri nyine ubona babifashe ukuntu, ariko ndi umugore nta n'icyahindura ko ndi umugore. Ndubatse. Yego. Mfite umugabo n'umwana. Rero ndabashimiye kuba mwantumiye kuri wani mowa. Imana ibaha umugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha cyane. Kandi wenda ntarasoza kwivuga, tugiye kujya tubana kenshi gashoboka. Yego. Yego. Ni byiza cyane. Bivuga ngo abantu badukurikiranye mu bihugu muherereyemo uko bingana kose, ugomba kujya ushinga agatebe, wagera kuri Mani Mowa ugashinga agatebe ukicara ukumva ikiganiro cy'urugo, ukuntu ugomba kubaka, ukuntu ugomba kujya gushaka umugabo, witwaje ibyangombwa byose. Ibyangombwa byose ra? Yego. Niko nabivuga. Ibyangombwa byose. Yego. Tugiye gutangira rero ku mukobwa cyangwa ku musore babandi bagiye gushinga urugo. Burya nta handi bituruka. Bituruka ku mukobwa ugiye gushinga urugo cyangwa ku musore ugiye gushinga urugo, kugira ngo tubagire inama ukuntu bagomba kujya bajya gushinga urugo, hari icyo bagombiye kumenya mu ngo zabo bagiye kwinjiranamo. Yego. Yego. Rero kuri uyu musore n'uyu mukobwa bagiye gushinga urugo, niba mumaze kumenyana, ikintu cya mbere ni umumenyane. Nimumara kumenyana umenya aho uyu mukobwa avuka, umenya aho uyu musore avuka. Noneho wenda tutaragera aho ngaho kuba wamenya aho avuka, ugomba kubanza ukamenya uyu muntu mugiye kubana mu buhe buryo. Yego. We mukobwa ntukunde uyu musore umukundiye imitungo afite, ntumukundire amazu afite, ntumukundire inzobe afite, uburebure afite, ubugufi afite, ahubwo urebe ikintu cy'ingenzi, urebe niba se uyu muntu ateye gute, afite umutima umeze gute. Ntabwo uburebure cyangwa ubugufi aribwo bwubaka, cyangwa se uburanga ntabwo aribwo bwubaka, ahubwo umutima wonyine. Ukareba uyu muntu se, uyu muntu yamenya kubana n'abantu, ese uyu muntu tuzarambana. Icyo kintu ugitindeho cyane udatinze ku byo afite. Uvuga ngo
yenda iki kiganiro cyangwa se ibi biganiro kuba duhagurutse tuje gukora ibi biganiro, mbanze mbisegureho hatazagira umuntu ugira ngo ni ibishego turimo, ahubwo twe duhagurukirijwe n'ingo ziri gusenyuka, ingo ziri mu kaga. Ni ibintu bikomeye cyane bigaragarira n'abana batoya, baba bafite ababyeyi ntibumvikane ntibagire gute. Rero ni ibintu bigaragara kandi bikabije. Niyo mpamvu duhagurutse kugira ngo umubare w'umwe muri bo use naho ugabanukirwa kuba basenya ingo. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza kugira ngo ukunde umuntu ufite ibintu mukurikiyeho, ukunde uyu mukobwa kubera ko afite akazi, kubera ko wenda afite ibintu yigejejeho. N'umukunda ari byo ukurikiye, nuramukugezeyo mukabana ibi bintu bigashira, ikibazo kizavuka, urugo rusenyuke bitewe n'uko ufite icyo wamukurikiyeho. Niba wakunze umukobwa umukurikiyeho ikibuno kinini, wamukurikiyeho inzobe nziza, namara kubyara rimwe kabiri ya nzobe igashira cyangwa ikibuno kikagenda bitewe n'ubuzima mubayemo, cya kibuno cyagukuruye cyonyine nikigenda, rwa rugo ruzasenyuka kuko ikizaba cyarakuzanye kizaba cyarangiye, nta rukundo ruzaba rurimo. Rero ahangaha wenda njyewe ikintu nabasaba ni ugukundana urukundo rw'umwimerere rudafite ikintu rushingiyeho, rudashingiye ku bugufi cyangwa se ku mitungo runaka. Aha hantu nimumara gukundana gutya ntacyo umwe akurikiyeho undi, ibi bintu bizaba ari byiza kandi bizabagirira umumaro, urugo muzarwubaka bikundi. Yego. None se amukunze k'abakobwa bo muri iyi minsi basigaye bambara ya makariso numva bagura mu mujyi, ya makariso akayakuramo agasanga nta makariso yari yashyizemo, icyo gihe rwa rugo rwo ruzubakwa cyangwa? Rero wenda nuvuga ngo ibi bintu twagiye wenda tubivugaho kenshi wenda no ku zindi social media. Ni ukuvuga ngo wowe mukobwa, ubundi umukobwa ufata umwanzuro wo kujya kugura ikibuno nuko nta cyizere uba wifitiye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo uko waba uteye kose, uko waba umeze kose, umuntu yagukunze nta kintu areberaho. Kandi ikindi cya kabiri, umuntu agukunda kuko n'Imana ibigizemo uruhare kugira ngo iguhindurire ubuzima. Imana igirira neza umuntu atari uko wenda ibonye amavukire yiwe ni meza, ufite amashuri meza, hoya. Uko waba uri ko kose Imana ibona uyubaha, yakuremera ikintu cyiza kandi gifatika. Niyo waba nta kibuno ufite, si ngombwa kujya kugura ikibuno. Rero twabwira n'abo bakobwa bagenda bakajya kugura ibibuno, bakajya kwihinduza imibiri, bakajya kwibagisha cyangwa n'ibindi, ntabwo ari iby'Imana ireberaho kugira ngo igutabare, iguhe ubuzima buzima. Uko waba umeze kose umusore yagukunda, kuko nta muntu n'uyu n'umwe utararemewe uwe. Yego. Twageze kwa kundi rero umuntu ajya gushyingirwa, ubundi tuzi kugira abantu inama. Ese marene ni muntu ki agiye kuri uriya mukobwa? Kera bagirwaga inama na ba nyirasenge, ariko ba nyirasenge nzi ko abantu b'iki gihe nabo bakigira, cyangwa ngo babizere, niko nabivuga. Ahubwo basigaye bizera ba marene. Marene ni muntu ki? Ese aragira inama uriya mukobwa ugiye gushinga urugo gute? Wowe ubyumva ute? Ni ukuvuga ngo ubundi wenda duhereye kuri ba mama cyangwa wenda n'abandi wenda katutanga urugero kuri ba mama. Yego, basa naho barambye mu ngo, kubera yuko ubundi kera habagaho kuba umukobwa yaba agiye gushinga urugo, akagira ba nyirasenge bamuba hafi, bakamuha impanuro, bakamubwira urugo rwubakwa gutya, umugabo mwifataho gutya. Ariko izi saha bisa naho bifite impinduka, bisa naho byahindutsemo gatoya. Umukobwa aragenda, yamara kugera mu rugo rwe ubuzima bukaba bwahinduka, urugo akarusenya atarumazemo n'imyaka 2. Rero ni ukuvuga ngo marene umumaro we, marene afite agaciro karengeje akamama. Wenda ntabwo ari 100%, ariko marene afite agaciro karengeje akamama. Impamvu mbivuze gutya atagira untera amabuye, impamvu mbivuze gutya, marene urabona igihe umukobwa n'umusore bashyingiwe,
marene yemerewe kugera mu cyumba cy'abageni, kandi mama ukubyara ntabwo aba abyemerewe. Rero marene ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo nsobanure kuri marene gatoya. Ntabwo marene ari amafaranga, kuko abakobwa b'iyi minsi cyangwa se b'iki gihe ajya gushaka marene akavuga akashake marene ufite amafaranga, uzafasha ibi n'ibi. Kandebe marene ufite imodoka, reka ndebe marene ufite ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye gushaka marene wihagije ufite amafaranga. Ni byiza bayanabifite, ariko marene ni umubyeyi. Marene ni umubyeyi ukuba hafi, hahandi uzagira n'ikibazo mu rugo umugabo akaba yamwiyambaza akamubwira ati marene dufite ikibazo iki n'iki, akaza nk'umubyeyi adasakuje atagiye hirya no hino, ikibazo akagikemura nka marene. Ariko marene w'iyi minsi araza ari uw'amafaranga, akaza ari uw'imodoka, akaza akitirirwa nyine akaba ari marene w'izina, akitirirwa izina, kandi marene akagira inama umukobwa, yagakwiriye kumuba hafi. Ubundi marene aba hafi y'umukobwa akinjira mu rugo kugeza igihe uru rugo rushobora kuzarangirira Yesu agarutse, kuko niko dusezerana mu ndahiro turahira, niko tuvuga ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Rero ahangaha marene ni ikintu gikomeye cyane. Inama nagira abakobwa, niba ugiye kureba marene, reka kumurebera mu mafaranga. Reba marene umurebe uvuge ati se uyu ningira ikibazo ese yangira inama, ese yampa kirazira y'umugore mu rugo. Urebe kuri ibyo bintu. Naho kureba marene w'izina ibyo nta kintu biba bimaze. Marene ukugeza mu rugo agahita arangirira aho ngaho kuba marene, ntabwo ari byiza, uwo ntabwo aba ari marene, nta kintu aba amaze. yego. Twageze kuri pare. None se pare we ni muntu ki? Ku ruhande rw'umusore se wamuhize ihe nama agiye gushinga urugo, we bigenda ute? Ntabwo nabwo ndi bujye kure y'ibyo soje, kuko icyo dushaka kwinjira, ese turinjira mu ngo z'abantu gute? Twahereye ku mukobwa tugeze kuri pare umusore, kugira ngo tubashe twinjire muri za ngo z'abantu. Yego. Rero nuvuga ngo pare n'ubundi ntabwo agiye kure ya marene. Pare aba ari mu mwanya w'umubyeyi w'umugabo, aba ari nka papa w'umugabo. Yego. Kuko pare wenda nitangeho urugero, nk'ubu wenda ndashingiwe ngeze mu rugo, pare w'umugabo wanjye aba ari data bukwe. Urumva rero n'ubundi ni se w'umuhungu. Ugomba kumuba hafi, akamubwira bigenda gutya, akamugira inama, ntamugeze mu rugo ngo aterere iyo. Agomba gukurikirana aba bana ashingiye, akajya amenya se bano bana bimeze gute, ukamukurikirana. Kuko iyo wiyemeje kuba pare ukiyemeza kuba marene, uba ufashe inshingano za kibyeyi. Bwanacya mu gitondo akamubaza ati ese ibintu byagenze neza, ese bimeze neza? Kuko ngira ngo hejuru gatoya nababwiye ngo marene na pare nibo bagera mu cyumba cy'abana bashingiwe. Urumva rero n'ubundi baba bagomba kubakurikirana. ahangaha nta n'ikintu ahishwa. Yego. Kuko niyo yanabikubaza wanabimubwira, akamenya ngo mu cyumba cy'ibanga menye uyu mwana nashingiye se ni amahoro, ese ibintu bimeze neza. Ibyo byose bakabimenya. Kandi mama wakubyaye ibi bintu ntabwo abimenya. Mwumva agaciro ka marene na pare. Urambabarira kukubaza nta kibazo, kuko nicyo. Oya, nta kibazo, nanjye nicyo cyanzanye ndagusa. Ese wa musore abwiye pare akamubwira ati byanze, icyo gihe yakora iki? Icyo gihe yamugira inama. Icyo gihe yamugira inama kugira ngo rwa rugo rudasenyuka, dore ko baba ari n'abashyashya, aribwo bakigera mu rugo. Harimo ababa badafite experience kuri ibi bintu byo kubaka urugo, ariko gake gake uko iminsi igenda ishira ibintu bikagenda biza. Ni ukuvuga ngo nyine niyo mpamvu marene na pare bagomba guhama hafi y'aba bana bashyingiwe. Byamunaniye wabikoraho iki? Hahandi mu cyumba cy'ibanga. Vango wenda turi uri umujyanama kandi uri umubyeyi. Yego. Ugomba kubaka ingo, ukabagira inama, ingo zikagenda neza. Yego.
watubwiye ko ese mu cyumba cy'ibanga hari igihe binanirana, hari ubujyanama bundi wamuha yakoresha kugira ngo abashe yubaka urugo rwe neza. yego, reka wenda mvuge ku bantu bagiye kwinjira mu rugo batararugeramo. hariho abasore baba barikinishije, yego, yamara kwikinisha yagira ngo ashatse umugore, ibi bintu bikanga pe, kandi bariho pe, bariho. rero nuvuga ngo niba icyo kibazo ushobora kukisangaho, twebwe kontakite zacu turaza kuzishyiraho kugira ngo ushobora kugira ikibazo yaduhamagara, yatugana, tukamuha ubujyanama bw'ibiganiro, kandi tukagira n'uburyo ki twamufasha iki kibazo kigakemuka, akaba normali, akubaka urugo rwe neza. yego. yego. none hari umukobwa se, ubwo twavuye ku musore dusuye ku mukobwa. urumva n'abakobwa ntabwo ari abasore bonyine bikinisha, n'abakobwa nabo barikinisha. yego. rero n'ubundi ubujyanama ni bumwe, kandi tugomba kubafasha ibintu bikagenda neza, kuko gahunda yacu ni iyo kugira ngo ingo zimere neza, ingo zigubwe neza, umugore n'umugabo babane bishimye mu cyumba cy'ibanga. yego. ubuse twakomeje n'ubundi turacyagenda tugeze muri za ngo zimaze igihe zubatse. ese nk'umuntu ashaka urugo rwe, ese rurimo intambara, ruri gusenyuka, byatewe n'umugabo se, wenda akaduhere ku mugabo cyangwa turasubira ku mugore. byatewe n'umugabo se, umuntu iyo babanye badakundana, icyo gihe birakunda ko ingo urwo rugo rwubaka cyangwa icyo gihe rurasenyuka, bigenda uti? Nuvuga ngo nicyo ndi gusaba abantu bubatse, umugore n'umugabo, mwaba mumaze imyaka 40, mwaba mumaze imyaka 10, mwaba mumaze 5, igihe icyo ari cyo cyose mwaba mumaze, mugomba kongera mukagira urukundo rw'umwimerere, kugira ngo uru rukundo rwubakireho ibindi bintu byose. kubera ko iyo umugore n'umugabo bagikundanye, bagifitanye urukundo, ibintu bibasha gukunda, umwe abasha kumva undi n'undi akabasha kumva undi, ku buryo mubasha gufata umwanya wo kuganira bitewe na rwa rukundo mugifite mu mitima. abantu benshi rero, abagore urukundo rwabashizemo, abagabo urukundo rwabashizemo, babaye ibicamuke, abantu babayeho bahishanya, umugore agahisha umugabo, umugabo agahisha umugore. ahangaha ntabwo uru rukundo ruba rucyuzuye. mwongere mugire urukundo rwuzuye, kugira ngo mujye mubasha gufata umwanya muganire, noneho muri uko kuganira mubashe gutera imbere, ibintu byose bigende neza. iyo bidashobotse se muri kiriya cyumba cy'ibanga, rwa rugo icyo gihe ruba rucyubatswe cyangwa ntabwo ruba rucyubatswe? ikintu cya mbere, ipfundo ry'urugo cyangwa se inkingi ya mbere y'urugo, jewe ndabifata ku rugero rwa 98% mu rugo. ipfundo ry'urugo ni mu cyumba cy'ibanga. yego. nta cyumba cy'ibanga nta rugo. icyumba cy'ibanga, yenda mvuga ngo impamvu, wenda abantu bashobora kumva ngo icyumba cy'ibanga mukagira ngo ni cya cyumba kibikwamo imiceri, mukagira ngo ni cya cyumba kibikwamo, basobanurira icyo cyumba icyo ari cyo. icyumba cy'ibanga icyo kivuze n'impamvu cyitwa icyumba cy'ibanga, ni icyumba kiraramo umugore n'umugabo. noneho ntabwo agaciro ari ako ngako, ibihakorerwa, amabanga habera, niyo atuma cyitwa icyumba cy'ibanga. nacyo gituma umugore n'umugabo babasha kwicara bakaganira ku mishinga. ahangaha mu cyumba cy'ibanga nta mahoro ahari, nta mishinga ihari. ahangaha muri iki cyumba cy'ibanga nta biganiro, abana babura amahoro. no ku mashuri ubwenge bukabura bitewe n'uko babuze amahoro mu babyeyi babo, kandi ayo mahoro yaburiye hehe? mu cyumba cy'ibanga. nayo mpamvu tuzakunda kukibandaho cyane, tukagitindaho, kugira ngo abantu babashe kubyumva, basobanukirwe ibyo ari byo, basobanukirwe uko ingo zigomba kubakwa. yego. nuvuga ngo ibi bintu nyine tuzagenda tubikora mu ma episode kugira ngo
nubashije kuza twaratangiye azabashe kubikurikirana abyumve neza. Urakoze cyane, ariko watambutsa nomero ya telefone yawe kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro banakubaza ngo ese bigenda gute, se ntihabura umuntu uvamo ngo ashake kukubaza nk'inama. Yego, nimero yanjye ni 0783 1 inshuro 4, ni 0783 1 4. Iyi nimero iri kuri WhatsApp. Tubafitiye byinshi, ujye uba hafi, utega amatwi, uwumve, ukurikirane, kandi bizakugirira umumaro. Urakoze. Bw'abantu bumvisha aho twasubikiye umunsi w'ejo, tugomba gusubukura, mugakomeza mukumva ukuntu mugomba kubaka ingo zanyu. Tubabikiye byinshi, mbese murabyumva aho dusubikiye, ni mu ibanga aho tugejeje. Ejo bundi nukomeza ukareba, uzajya wumva, uzajya wisangamo, kandi bizakugirira umumaro wowe n'urugo rwawe. Murakoze cyane.